YESU nashimwe bakunze ibikiganiro Ikamba TV, bakunze ubutumwa bwiza, nongeye kubasuhuza mahoro y'Imana bane namwe aho muri hose mu mpande enye z'isi, ndabashuhuje. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha kandi Imana igumye kubagirira neza. Nishimiye kugaruka imbere yanyu nzanye ijambo, ndumva Umwuka Wera agomye kumata ngo ndibabwire. Reka ndivuge, wenda hari icyo Imana yakuganirizamo kandi uryumvise hari icyo data yakora. Ngusabiye kuryumva kandi Imana iguhe umugisha. Wowe umaze kwiyemeza gutera iyi channel inkunga, Imana iguhe umugisha. Wowe wakoze subscribe nawe utarayikora urayikora mu izina rya YESU. Imana ihe umugisha bene data bari impande n'impande, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro cy'Imana kigume kiganze muri mwebwe. Niyanganisha wowe urwaye, nawe amaze gupfusha, nawe avuze wawe, nawe uri mu kiriyo. Imana iguhe kwihangana kandi kwisi niko bigenda. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenge. Imana yacu, Imana ikiranuka, Imana yumva, Imana yibuka, Imana itajya yibagirwa, tuje imbere yawe kubw'inyigisho tugiye guha bene data. Aba njyewe nutureba ekayunguke mu izina rya Yesu. Mwuka Wera amanuka bane natwe, adushoboze kuvuga, adushoboze guhanura, adushoboze Mana kuganira na bene data. Nawe Mwuka Wera ubahe kumva, kuko nzi neza kuri kumwe nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira amagambo ari muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Na amagambo avuga ngo abagurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Uyu ni Yesaya wababwiraga, nanjye ninjye uje kubikubwira. Imana yambye ngo nongere nze mbabwire ngo mugarukire Uwiteka. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Imana yiteguye kubabarira, Imana yiteguye gukorana nawe, Imana yiteguye gukora ibirenze ibyo watekerezaga. Ongera ugaruke mu izina rya Yesu. Imana igufiteho umugambi kandi Imana igambiriye gukora izagikora, ariko ongera ugaruke. Ntabwo nzi icyaho urigumo, ntabwo nzi ikigucumuje, ntabwo nzi intege nkeyo ufite, ntabwo nzi icyaha wakoze uko cyaba kingana kose, ariko Umwuka arambwiye ngo ongera ugaruke. Yiteguye kukubabarira, yiteguye kuguha imbabazi. Ongera ubyuke uve muri ubwo buriri, ongera uve mu kabari, ongera uve mu kurara muri hangover, ongera uve mu gusambana, ongera uve mu gukuramo inda, ongera uve mu gukora icyaha kandi wari umukozi w'Imana. Kubera covid, ntabwo covid yaje kudutandukanya n'Imana, ntabwo covid yaje kudukura mu mugambi w'Imana, nta nubwo covid yaje kudukoresha ibyaha. Reka ngubwize ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo covid yaje kuguhindura umukozi wa Satani. Nta nubwo covid yaje kugufata ngo igukure mu kuramya Imana igushire mu kuramya ibigirwamana. Oya, uko covid hari kose Imana yitwa Imana. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo ngera ugaruke Uwiteka agufitiye umugambi. Rero ntabwo covid yadukura mu byizerwa ngo idukure mu muhamagaro, ngo idukure ku Imana yatuvuzeho. Niturangize dutandukire, umwe inze gutaza inkwaga, usambana utasambana, umwe itabu utarinkwaga, urari ku basore utararagayo, wongere wishingire, wongere uje ku basore, wongere uhindura abasore. Oya, ntabwo covid ije gufata abakobwa bose mukundana ngo ujye uryamana nabo mu gitondo nimugoroba. Oya, nta nubwo covid ije kukubwira ngo ufate umwanya wo kureba inyigisho zidafite umumaro ku buzima bwawe. Ntabwo covid ije kukubwira ngo ujya ku mbuga nkoranyambaga ujye gushaka ibidafite umumaro. Niyo mpamvu tukubwira ngo tukorekera kureba iyi Ikamba TV. Irebe ko izagufasha, izahindura ubuzima bwawe. Ntabwo iri jambo tuba tuzanye hano ari ijambo ryoroshye, ni ijambo ridasanzwe. Uko inyuma y'iri jambo hari Umwuka w'Imana uje gukura mu cyaha. Imana ikugirire neza. Reka dusome. Birambwira neza Yesaya 1:16. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muramburire, muburanire abapfakazi. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni we ndi kubwira nanjye nibwira.
haleluya. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka nk'umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama, haleluya, bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Ntaya magambo nje kuvuga, n'amagambo data yambwiye ngo nze mbwire abantu bamenye Imana, bamaze gutandukira. Nawe reba iminsi umaze kuri uwo musore wanyu, nta nubwo babizi. Nawe reba uburyo Satani yakwinjiyemo ukaba wikinisha. Nawe reba uburyo wirenza amacupa ukigaruza andi. Mu by'ukuri ibyo bintu byari ibyawe? Kuba ryama gukarota, uracyarota? Ko Imana yakubwiraga kuvuga ngo nzagutabara, iracyavugana nawe? Yarakubuze. Imana irambwira ngo mbwire abantu bari baracishijwe, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bamaze kuva mu Rwanda bagiye mu bihugu biteye imbere, bagezeyo bimura umwuka wera, bimuka ibyo kunywa bishimisha imibiri yabo. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri mbere wanywaga inzoga, uyu munsi uriho uranywa inzoga, uyu munsi uriho urasambana, uyu munsi uriho uriba, uyu munsi uriho uragambana, uyu munsi uriho urakora ibyaha, ariko Yesu arambwira ngo garukiraho. Imana iragushaka, mwuka wawe wakuntumyeho. Reka uri icyo cyaha mwene data, va ku mugabo w'abandi, reka gusenya urugo rw'abandi. Yongeye kumbwira ngo mbabwire nawe gukora divorce ntabwo ari umugambi w'Imana. Ntabwo guta umugabo umugore wawe, ntabwo guta umugore wawe ari umugambi w'Imana. Ahubwo Satani amaze kwarika mu buzima bwawe. Niyo mpamvu usigaye ureba umugore wawe ukabona ntacyo amaze. Uwo mwuka wo kujya mu bandi bagore ntabwo ari umwuka w'Imana. Garukiraho wa mugabo we, Imana yavuganye nawe. Yesu ashimwe cyane. Usomye amagambo akomeye Yesu yarimo ahanura, yahanuye mu gihe kigoye. Ndabizi ni igihe kitoroshe, ariko reka mbabwire ni igihe cyo kwanga icyaha n'igisa nacyo, ni igihe cyo kubwira umutima wawe ngo tuza, ni igihe cyo kubwira umubiri wawe ngo mubiri we ntabwo ugomba kunyobora kujya gusambana. Muririmbyi mwarimbye ngo mubiri we naragusize ndakwambika, ariko uranze uraboze. Uwo mubiri urimo uragushuka, umubiri dutunze uratubeshya. Uyu mubiri tugira ntabwo uhaga, ugusaba super ukayambara, ukagusaba umwenda mwiza ukawambara. Iyindi dutunze ntabwo ihaga. Uyu munsi urarya inkoko, ejo ukarya ifi, ejo ukarya ibiki, ariko ntabwo ihaga. Ene data, inani ikagucumuze. Reka ngubwire, wigambanira umuntu kubera inda, uwo mubiri ntugucumuze, urawuhereza ariko ntabwo unyurwa. Ntabwo buwate ariyo yanezeza Imana. Ntabwo kukurara ukora ibyo ngibyo. Hari ibintu byateye muri iki gihe, abantu bamaze kwimura Imana bimuka shitani n'abadayimoni. Sanga umukobwa mwiza uzi Icyongereza cyiza niwe wahindutse umukozi wa shitani. Ntabwo Imana yaguhaye iyo sura ngo ikorere abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yaguhaye isura ngo uyikoreshe ibyo ushatse, ariko ufashe umwanya wo kuramya Imana, uzufashe umwanya wo gusenga, uzufashe umwanya wo kongera kwinginga Imana, byaba binejeje Imana cyane. Bibiliya yatubwiye ngo rero nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byanyu, ibyaha by'imirimo yanyu, ibyaha by'urukozasoni, mwongere mukureho kamere, mwongere mukureho karande, kugira ngo Uwiteka abone ahatura. Wongere ugire ibintu ukura muri wowe, wongere ugire ibintu ukura mu buzima bwawe, kugira ngo Imana ibone icyicaro, kugira ngo Imana igaruke muri wowe. Ni ukugira ikintu ukura mu buzima bwawe. Icyo kintu cyabaye ikigirwamana, icyo kintu wimitse, uwo musore wimitse, ako kazi wimitse, ayo mashuri wimitse, yasimbuye Imana. Imana irimo irababaye cyane. Babajwe nuko abantu bayigomeye, babajwe nuko abantu imaze kubatabara, barangiza amafaranga babonye bakayakoresha ibyaha. Reka ngubwire, iyo umuntu abonye amafaranga ari umukozi w'Imana, Imana iba yungutse umukozi udasanzwe. Iyo umuntu abona amafaranga ari umukozi wa shitani, shitani nawe aba yungutse umuntu udasanzwe. Ibintu uri gusengera si byo by'ibanze. Ibyo wakagombye kubanza cyane ni ubugingo bwawe, ni ukugira ngo Imana iguhe guhinduka.
ureka abo basore, ureka abo bagabo, ureka ingo z'abandi, gusenya ingo z'abandi. Wa mudamu we nawe ndakubwira ngo ntabwo guca inyuma y'umugabo wawe aribyo byatuma urugo rwawe rwubakwa. Urinezeza mu munsi umwe, iminsi ibiri, ariko ubugingo bwawe urimo urabishyira ahantu habi. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari byiza kuba wowe wafata umwanya wakwiriye guzerera mu ngo z'abandi, aho kuba mu rugo rwawe ngo unezeze urugo rwawe, hakugira ngo wite ku mugabo wawe. Ntabwo ari byiza. Yesu ashimwe cyane. Ikindi nanone ntabwo ari ibintu byiza kuba umudamu nkawe mwiza wafata umwanya ukotangira gufata imico mibi. Imico mibi dahisha Imana icyubahiro. Uri umukristo, ntabwo ari byiza. Ese muri iyi minsi kuki ibi biri gukorwa cyane? Kuki byiza bitari gukorwa? Kubera iki abantu basa nkaho bari mu marushanwa yo gusenya ingo, yo divorce? Umuntu akaba afite abasore batandatu ari umukobwa umwe, abakobwa barindwi ari umusore umwe. Uwo mwuka waturutse he? Uwo mudayimoni arimo arabambara gute? Ariko mu izina rya Yesu Kristo uwo mwuka ndawucyashye. Umuntu usambana uzashya, nutihana uzarimbuka. Nutihana ibyo cyaha ngo kirekure kizagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Bagabo muri guta ingo zanyu, maze imyaka 8 nubatse, ndagira ngo ngubwire, igihe cyose utaye umugore wawe, igihe cyose uretse urugo rwawe, Imana izagukubita. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu uri gukora ntabwo ari ibintu byiza cyane, ariko birakwiriye ko nge nawe twonga twubaka ingo zacu, tugakora ibikwiriye, tukubahisha abagore bacu, tukubahisha abagabo bacu. Wa mudamu we, ninde wakubwiye ko abagore bose bagomba gusa gutyo? Abagore bose bagomba kwambara ubusa? Ninde wakubwiye ko abakobwa bose beza bagomba kwambara ubusa? Ese ninde wakubwiye ko kwambara ubusa bigezweho? Ninde wakubeshye? Amen. Ninde wakubwiye ko umusore mwiza agomba kuba afite dread? Ninde wakubwiye? Bandi hari ibintu none ndi kubona muri iki gihe, tatuwaje zawe, tatuwaje, abantu bose bafite tatuwaje, hari ziri ku gatuza, hari ziri ku maboko. Mbese uvuga ngo wumve kuri umusore ugezweho ntugomba kuba ufite tatuwaje? Barakubeshya. Tatuwaje ntago ari ikintu kizima. Yesu ashimwe cyane. Mugarukire Uwiteka, ni Uwiteka ari kumbwira, mwongere mwezwe. Covid, ninde wakubwiye ko corona yaje gukuraho urukundo? Corona yaje gusenya umugambi w'Imana. Ninde wakubwiye ko corona yaje kurangiza ubutumwa bwiza? Tuzabuvuga. Muri ndaririmbe ngo Yesu Kristo ni nomero ya mbere, mu bibazo niwe twirukangira. Yesu Kristo niwe nomero ya mbere. Mu burwayi ni muganga, mu rugendo arayobora, ni intwari muri byose. Number 1 ni Yesu. Yesu ni number 1, number 1. Hibonye amafaranga nibwo ukora tatuwaje. Ya mafaranga abonetse nibwo ushyiraho dread. Ya mafaranga abonetse nibwo uva mu rugo rwawe. Ya mafaranga abonetse nibwo ureka gutaha mu rugo. Muri abakene mwarumvikanaga, mudafite amafaranga mwarakundanaga, none amafaranga yarabonetse usigaye uri umugore wawe nka hari umukozi. Ntabwo uwo mwuka ari w'Imana. Uyu mwuka wa shitani, uyu mwuka w'abadayimoni uri kwambara abantu, uyu mwuka wa Illuminati uri kubabwira ngo mugomba gusenya ingo zanyu, turawanze mu izina rya Yesu Kristo. Tuwanze mu gihugu cyacu mwuka w'ubutinganyi, turawanze mu izina rya Yesu Kristo mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Uyu mwuka w'ubutinganyi, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ibi bintu byaturutse kwa Satani. Sodoma ni Gomora, icyatumye Imana iharimbura ni umwuka w'ubutinganyi, ni umwuka w'ubusambanyi, ni umwuka w'ubusinzi. Yesu agiye kugaruka, aza gutwara itorero. Wowe uzajya he? Itegure gushya, itegure kurimbuka. Uyu muriro uzagutwika niba udahindutse, niba utaretse iyo mitekerereze yawe. Nigute urenganya ipfubyi? Nigute ufata inzu y'umupfakazi ukamuburanya ukamuruka? Nigute uhereza umuntu miliyoni imwe akazaguha ngo miliyoni 17, 18 ngo 20? Nigute ufata umuntu ukamutwara ibye ukoresheje uburiganya? Uzashya, Imana izaguhana. Kandi iyo mirimo ikora witegure ko nabana bayizabagaruka. Nigute uguza umuntu amafaranga yaramberi warangiza ukamucuza ibirenze? Yesu ashimwe cyane. Bibiliya irabyanga, yanga ko umuntu aguza undi amafaranga kugira ngo yunguke amafaranga arenze. Ntabwo uwo mwuka ari mwiza, umwuka w'abadayimoni, umwuka wo kwikunda.
mwuka wo kwanga abanyarwanda. Umuntu agahora afite amazu, afite ibintu byose niwe ubitwara, ariko umuntu afite akamwatse. Mbese umwuka wawe nuwo kwambura abantu, nuwo kunyaga ibyo abandi bafite. Ibyo ntago ari ibintu. Ikambabwira tugomba kugira ubupfura, turi imfura, tugomba kugira ubupfura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kuki ubona umuntu arengana kandi uzukuru gaceceka? Bibiri ivuga ngo murenganura abapfakazi, muburanira imfubyi. Urazi kuri muri maruwe, urazi kwiri yanzariye, urazi kwiri modoka ari, ariko uracecetse baguhaye ruswa. Uwo mwuka ntabwo ari umwuka w'Imana. Mbagaze imbere ya Ikamba TV ndababwira ngo wowe uri gukora ibyo, itegura igihano icyo umuntu bene cyasarura. Yesu ashimwe cyane. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Imana irashaka ngo tujye inama, turebe icyo gukora, twongere tureke umwuka w'Imana ayobore. Watangije iby'umwuka none usigaje iby'umubiri. Mbere warasengaga none covid yaraje gusenga warabiretse. Bandi ngo ntabwo tushobora gutura, ngo ntabwo tugisenga, ngo ntabwo ushobora gutanga icya 10 ngo ntabwo urusengero rugikora. Wagihaga urusengero se cyangwa wajyaga umutambi. Bandi mweretse ababyeyi banyu mu mwuka, uzakomezwa n'ikizi niba udafite umubyeyi mu mwuka. Imana ikugirire neza, ikureba n'imbabazi z'Imana. Ni gute ushobora kureka umushumba wakicwa n'inzara? Ni gute ushobora guhindura ibyo wakoraga ukajya mu gusambana no mu gusinda no mu kwiba? Ni gute ushobora kugambanira mwene so, mwene data? Garukiraho udapfa, garukiraho utarimbuka, garukiraho ikuzimu harimo arakujyana. Garuka vayo tujya mu bugingo. Rekura uwo mwuka w'ubusinzi n'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Una bya byatukura tukutuku n'ibya wakoze byose, niba wemeje guhinduka, acira imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Ariko uyu mwuka turawanze. Ho umuntu asigaye ashaka abagabo 3, agashaka abagabo 4. Ibintu byaturutse mu izina rya Yesu. Toka shitani, toka, turakwirukanye. Umugore akagira abagabo 4, umugabo akagira abagore 4. Ni gute umugore asambana afite umugabo? Niba butamufite se wemereye gusambana? Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti twamaganye umwuka wa Satani, twamaganye umwuka w'ubutinganyi, twamaganye umwuka wa Antikristo uza kubabwira ngo mushyira amatatuwaje. Uwo mwuka turawirukane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Baraga z'Imana nizimanuke zitesha agaciro mwuka wa Satani mu izina rya Yesu. Imana irarambiwe. Cyatumye Gahini apfa. Gahini yagize ishari rituma yica Abeli. Nawe umaze imisi uzi umwuka w'ishari, ugiye kwica abantu. Sigaye ufifuza ko abantu bapfa, urifuza ko abantu batabaho, urumva umutima wawe urenda guturika kubera ishari. Nawe urarya imfubyi n'abapfakazi, nawe uri urarenganya abantu kugira ngo uba kugura amamodoka. Uzabijyana, uzabitwara he? Kuzabisiga. Ariko ubwo buhemu arise guhemukira abantu. Urimo urasiga ikibazo mu muryango, urimo urasiga ikibazo muri famiye. Yesu ashimwe cyane. Bareke yaho kagarukira Imana. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma ingota y'Uwiteka izabarya. Inkota ngo ntabwo Uwiteka gihana, azaguhana. Zaguhana uburyo weshyera abandi. Imana izaguhana uburyo wambura abantu. Imana izaguhana uburyo uteranya abantu. Itegura igihano niba utagarukiye Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo ihane. Ngira wihane, urekure uwo mwuka wa Satani, urekure uwo mwuka w'ubutinganyi, urekure uwo mwuka wa Antikristo, wakira umwuka wa Kristo Yesu. Mwuka wa Yesu Kristo n'uw'imbabazi. Mwuka wa Yesu Kristo n'uwo kurenganura abantu. Mwuka wa Yesu Kristo ni urukundo, n'ukwitangira abandi, n'amahoro. Ariko umwuka wa Antikristo ni ugukunda iby'abandi, ni ugusambana, ni ukwiba, ni ukwica, ni ukwambura ubuzima abandi. Mwana mwarekuye Imana mwimika ibigirwamana. Nigute ujya ku mupfumu kuraguza? Nigute upfakamira ibigirwamana? Nigute wa musore ukomeza gukora ibyo bintu kandi uzi ko ari icyaha? Imana ikwezi gutunganya ngo ariko ngo nimwihana mukareka, naho byaba bitukura tukutuku bizahinduka nka sheregi. Rero nta mahitamo yawe. Nubwo uvuze ngo Yesu atinze kuza, ntabwo urupfu rwe rutinze kuza. Ejo wapfa. Bwana sifiwe. Tumaze iminsi mu kiriro cya mushiki wacu witabye Imana, hakoze impanuka. Wose wowe uri icyuma, wowe uri beto se, na beto barayimena, n'icyuma baragishongesha.
rero menya ko umubiri wahawe atari uwo gukoza isoni umwami, menya ko umubiri wahawe ari uwo kubahisha Imana, menya ko ubugingo bwawe buri mu biganza byawe. Hinduka, rekura icyaha n'igisa nacyo, rekura uwo mwuka w'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ngusengere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Bazabona ishyano abari kurara banywa inzoga barabarokore, bazabona ishyano abishimira ko abandi babaho nabi, bazabona ishyano abari gutwara imitungo y'abandi. Wowe uri kuriganya abantu, reka ejo bazakuriganya. Wowe uri kubeshyera abandi, nawe witegure kubeshyerwa. Wowe uri gusenya ingo z'abandi, itegure nawe kuko wari ugiye gusenyuka. Wowe uri kwa gutanga icyacu, mitegura inyatsi. Tegura inyatsi. Ikintu gituma umuntu akira inyatsi ni ugutanga icyacumi. Ayo maraso atariho urubanza, nde wakuyemo, shaka umutambya gusengera hakiri kare. Imana ikubabarire mu izina rya Yesu. Bazabona ishyano rero abarara banywa inzoga, abarara bajya guteranya abandi, bakirirwa bakora inama ku matelefone kugira ngo basenye umurimo w'Imana. Witegure ko nayo Imana izagusenya. Uzasenya umurimo w'Imana, izasenya urugo rwawe, uzasenya ubutumwa bwiza, Imana izasenya icyo uzavuga. Uzubaka umurimo w'Imana, Imana izakubaka. Uzakunda itorero, Imana izagukundira urugo. Uzakunda ipfubyi, Imana izakunda abana bawe. Uzatwara umugabo w'abandi, nawe wawe bazamutwara. Niko bimeze. Uziriga uri kuvuga abandi, mu gitondo nawe Imana izagurutsa bazakuvuga. Ariko umunsi wahindukiye ukareka icyo cyaha, Imana izahindukira ngo nimugaruka nzabagarukira, nimukuri ibishimwa mu bigaho musanga akanwa kanjye, nukuri ibishimwa mu bigaho Imana izakwemera. Igaruka rero, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Ariko umunsi uri gukora icyaha, umunsi uri gusambana, umunsi uri gufata abantu ukabatenyuka bagonganisha imitwe, nawe itegure, kuko umurimo uri gukora nta hantu na hamwe uzawuhemerwa ku isi, kandi n'ubugingo uzabubura. Nyamutunzi yarapfuye, Lazaro arapfa, ariko Nyamutunzi aragenda arateseka. Nyamara yari afite umwanya wo gukorera Imana, nyamara amafaranga yakorera Imana, nyamara imodoka yawe yakorera Imana, nyamara ubutunzi bwawe bwakorera Imana, nyamara Lazaro ngo yari umukene ariko yubasha Imana. Rero gukena kwawe ntibikubuze kubaha Imana, gukira kwawe ntibikubuze kubaha Imana. Imirimo yose uzakorera mu isi izagenda iguherekeje. Yesu ashimwe cyane. Sinjya birambira ngo yasanze nigaragura mu ivata, Imana isanga nigaragura mu ivata, irambira ngo mbeho. Kambabwire turiho kubera ku Uwiteka yabishatse. Niki cyakubuza gukunda Imana? Ni ubukene, amarira n'amaganya no gutabwa. Niki cyakubuza urukundo rw'Imana? Nta na kimwe. Ndagira ngo senge ubutumwa numvaga ngomba gutanga, ndiho ndabugera ku musozo. Haleluya. Ariko mva murongo wa 11 ku bice 5 bya Yesaya. Bazabona ishyano abazindurwa no kunywa ibisindisha, bagakora ibyo birirwa bakabirara inkera, kugezaho bibahindura nk'abasazi. Bazabona ishyano abarara banywa inzoga bakora inkera, aho inzoga zihindura umuntu umusazi, aho itabi rihindura umuntu umusazi, aho kokayine iba mu buzima bwawe, aho umuntu atungwa n'ibiyobyabwenge gusa. Wagarukiye Imana. Yesu akugirire neza. Haleluya. Bagira ngo dusengane Imana. Nicyo cyatumye ubwoko bwanjye bujyanwaho iminyago buzize ubupfu bwabwo. Iyo utumviye Imana, Imana iri kujya Satani kujyanaho umunyago. Iyo utumviye Imana ubaho nabi, iyo utumviye Imana uba mu buzima bubi cyane. Cyo cyatumye bajyanwaho iki? Iminyago. Ubera ko bagize gutese, bimuye Imana, bimuka ibigirwamana. Iyo wimuye Imana uhura n'ibibazo. Iyo wimuye Imana ubwoba bwinshi umutima. Iyo wimuye Imana agahinda kaba kenshi. Iyo wimuye Imana abakwanga baragwira. Iyo wimuye Imana ibitero biragwira. Ariko iyo wimitse Imana, Imana irakurwanirira. Iyo wimitse Imana, Imana ikuba hafi. Nike wimitse? Wimitse nde muri wowe? Yesu afite umwanya muri wowe. Yesu aracyagukura cyumva umwuka wera, uracyumva imirindi y'Uwiteka.
ndagira ngo ngubwire ngo ijambo nari nguzaniye ni garuka uve mu byaha, Imana ikugirire neza. Garuka, Imana iragushaka. Garuka, Imana igukoresha. Garuka, Imana yongera ikubakira urugo. Garuka, Imana yongera igukoresha ibikomeye. Rekura uwo mwuka wa divorce, vana iyo dosiye mu rukiko, ugaruke mu rugo rwawe. Garuka mu rugo rwawe, wa mugabo wa mugore, garuka mu rugo rwawe. Imana ikeneye kubaka umuryango, ntabwo ari Imana isenya, ni Imana yubaka. Wa mukozi w'Imana we, rekura guteranya abantu. Ongera ugerageze, wongera usubire ku gicaniro. Bantu mwavuye aho mwahamagariwe, bantu mwaretse ababyeyi bo mu mwuka, niyo mpamvu mwabaye inzererezi. Niyo mpamvu musigaye mukora ibidakorwa, kuko nta muntu kureba, nta uzakurondora, mwuka wera yaragiye. Icyakubuzaga gukora icyaha cyaragiye. Garuka, ongera wimike mwuka wera muri wowe, Imana izaguha ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha, wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha, wowe ufite ishyaka ryo kudutera inkunga, kandi Imana iguha umugisha wowe ukijijwe. Ntabwo urakizwa ngo wakire Yesu umwami n'umukiza. Waba niwo mahirwe Imana iguhaye yo kugira ngo uhinduke, wakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Rero uyu mwanya tuba tubahaye kugira ngo utekereze neza niba wakwakira Yesu umwami n'umukiza. Umutima urakubwira iki? Umushinjacyaha n'umutima wawe mukarakubwira iki? Ndagira ngo wakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nawe watekereza kujya gushyiraho tatuwaje, garukiraho. Nawe watekerezaga kujya mu bapfumu, garukiraho. Watekereza gukuramo iyo nda, garukiraho. Wakoze icyaha witwita, wikora icyaha ujya kwica uwo mwana. Rekura, Imana ikugirira ibambe. Yesu ashimwe cyane. Imana irakunda rero, nima biba yantumye ngo nze mbabwire ngo umugambi bafiteho ntabwo izawuhindura. Ahubwo we hindura umugambi wawe, Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga rero. Wakakira Yesu umwami n'umukiza, wabikora ukazamura ibiganza tukagusengera. Yesu ashimwe cyane. Zamura ikiganza aho waba uri hose, wakire Yesu umwami n'umukiza, maze amateka yawe ahindurwe n'uwo mwami. Urasubiramo aya magambo, uravuga ngo mwami Yesu, njye runaka, ngo n'izina ryawe ndakijijwe, ungure mu gitabo cy'urupfu, kire mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwakiye nk'umwami w'umukiza ubugingo bwanjye. Natuje akanwa kanyejeje umutima wanjye kuri umwami, kandi ko wapfuye ukazuka. Guhera uyu munsi mbaye icyari mwigisha muri Kristo Yesu. Shaka itorero riri hafi yaho, ugende bagusengere, kandi niba mutarafungurirwa uhamagare kuri iyo nimero tugusengera Imana. Nta kindi kiguzi tukwaka uretse kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ejo mu gitondo ukaba nawe icyari mwigisha ugakorera umwami Yesu. Reka dusenge. Wera wa Isiraheli, yongeye ngweretse abaguye, ngweretse abasubiye inyuma, ngweretse Satani abantu amaze gutwara kubera iki kintu cya COVID. Uyu mwuka ndawusenyesha amaraso ya Yesu Kristo. Abantu baraguye, abantu bavuye ku mwami, abantu baretse ibyiringiro. Satani agomeje gutwara abantu benshi, ariko ndasenze ngo bagarure. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera itorero ryawe Mana, ukure uyu mwuka urwanya itorero mu izina rya Yesu Kristo. Ongera ufata abantu bawe, baririmbye, abahanuzi, abakozi b'Imana, bavuga ubutumwa, ababishop, abashumba, bose ndabasengeye ngo bagarure mu buntu bwawe. Barinde gukomerwa amashinisi, ubahe gukomerwa amashini ijuru, ubahe gushaka ubwami bw'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana, ibyo byose bizabidukurikiye. Uri doye gushaka Yesu, ude gukomera mu buntu bwawe. Shyigikira ijambo ryawe, wagura intekerezo zacu. Sengeye umukobwa wari waraguye, sengeye umusore wari waraguye, sengeye umugabo wari waraguye, sengeye umukobwa wari waraguye n'uyu mupapa, sengeye umuntu urwaye, sengeye umuntu ufunzwe, sengeye umuntu ufite urubanza, sengeye umuntu urengana, sengeye umuntu wambuwe ibye, sengeye umuntu watwawe ibye, ngo bimugarurire Mana. Niwe wavuze ngo uri umurengezi w'abapfakazi, uri se w'imfubyi. Uravuga ngo ni wowe urengera abadafite shinge na rugero, na wundi wakubakira abantu, na wundi warenganura abantu usibye wowe. Abandi bakaruswa, abandi bafite ibyo baheraho, abandi bafasha abandi kubera aho baturutse n'akarere n'umurenge, ariko wowe Yesu Kristo nta na kimwe uheraho uretse kukwizera no kumenya ko ibyo wavuze bizasohora. Ndakwinginze rero mwuka wera, garura abantu bawe Mana. Reka uyu muntu uri kureba Ikamba TV ahabwe umugisha. Reka uyu muntu ugize icyaka cyo kudutera inkunga kugira ngo ubutumwa bugere kure ahabwe umugisha. Reka uyu muntu ukoze subscribe ahabwe umugisha. Reka uyu muntu mwami wongeye kugaruka mu ijambo ryawe. Ibyaha wakoze ndagusabira imbabazi z'ibyaha. Wowe wasambana ngusabira imbabazi. Wowe wibaga gusabira imbabazi. Wowe usinda ngusabira imbabazi. Wowe warugaga ngusabira imbabazi. Mu izina rya Yesu Kristo. Wowe waretse gutanga icyacumi ngusabira imbabazi. Wowe utagitura
itura ngusabiye imbabazi, kandi ijambo ryarambwiye ngo ituro rituhuza n'abakomeye, ituro riratuvuganira. Wewe waratse gutanga ibitambo, wewe waratse gukorera Imana, wewe waratse gufasha umurimo w'Imana, ndagusabira imbabazi mu izina rya Yesu. Garuka ku gicaniro, mutima wongera ukorane n'Imana, amaraso Yesu yongera gutwikire, bazi Imana zongere zikugaragareho. Reka guhera uyu munsi utangira ubona amasezerano mashya. Ndasenze ngo ijuru rize kubana nawe, kandi amavuta y'Imana yo kugutwikira, imbaraga z'Imana zigukize. Iyo ndwara si yo kukwica, urwo rugo rwawe rwongere rubeho, mwumvikane n'umugabo wawe, kuko ibyaha ibyo bizana Satani, kandi umunyabyaha azapfa, umunyabyaha azashya, ariko umukiranutsi azabishwaho no kwizera, azabishwaho n'agakiza. Ariko ndagira ngo nawe uhindukire, wongere wakire Umwami n'Umukiza, wongere ubane na Yesu. Fata umwanya wo gusoma ijambo, fata umwanya wo gusenga. Imana izagukoresha ibikomeye, kandi izagukora ibyo abantu batagukorera. Reka ubuntu bw'Umwami wacu Yesu ubane nawe. Ngusengeye nizeye ko Imana ikurokoye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagukunda, nongera kukwifuza gukora subscribe, inkunga yawe irakenewe. Iyo nomero ni yacu, yihamagare. Kandi iyo konti ubona ya Equity Bank, wanyuza ituro ryawe. Ibindi Yesu abaha umugisha. Turi kumwe namwe, tubategurira inyigisho zitandukanye, tukabatumirira abantu batandukanye. Nawe uwumva hari inyigisho wanyuza kuri Kamba TV, wumva ufite ubuhamya, waduhamagara tukaguha umwanya. Yesu aguha umugisha. Ndabashimiye mwese abagusubscribe, nawe uyikoze. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.